Mana tabara Vestina na Dorcas abagaragu bawe kubera ko ibintu biri kubabaho hariya muri Winnipeg cyangwa se hariya muri Canada ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu navuga ko ugomba kubarinda mana yanjye. Ubundi ibinyamakuru biri kwandika bikagira biti mu gihe abatuye mu mujyi wa Winnipeg muri Canada bari bategereje kwakira itsinda rya Vestina na Dorcas mu gitaramo cyari giteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'ukwezi kwa 10/2025 cyasubitswe ku munota wa nyuma. Ese byagenze bite kugira ngo iki gitaramo gisubikwe? Ko ndi kumva ngo hajemo n'ibintu by'imyuka mibi no kuba idini bari bagiye gusengeramo cyangwa se aho bari bagiye gukorera ibitaramo harimo n'ibintu byo kudakurikiza indangagaciro n'ibintu by'imyuka mibi. Byagenze bite? Byari biteganyijwe ko iki gitaramo kiba kimwe mu bizarangiza uruzinduko rwabo rw'ibitaramo byo hanze y'u Rwanda rukubiyemo ibihugu byinshi byo muri Amerika no muri Canada. Abakunzi babo bari bamaze iminsi bafite amatsiko yo kubona aba baramyi Vestina na Dorcas bamamaye mu ndirimbo nka Yebo, Adonai, Ihema, ariko byose byahindutse mu kanya nk'ako guhumbya. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze na MI Music mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa 10/2025, iri tsinda ryafashe iki cyemezo nyuma yo gusuzuma ndetse no gusenga. Basenze nyine baranasuzuma basanga ko igitaramo kitagomba gukorwa. N'amagambo agaragaza ko atari ibintu byafashwe mu buryo bwihuse cyangwa bw'ikirere gutyo gusa nyine, ahubwo byabanjirijwe no gusaba Imana kuyobora inzira ikwiye. Mu itangazo ryabo havuzwe ko impamvu nyamukuru y'ihagarikwa ry'iki gitaramo bishingiye ko kubari bateguye iki gitaramo bakabatumira ari bo nyine babiteye, atari Vestina na Dorcas ndetse na Irene bateye ibingibi. Bati iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusenga no gusuzuma neza kubera ibibazo bya management byagaragaye hagati y'abari bashinzwe gutegura igitaramo. Nubwo bitubabaje, twahisemo kubahiriza indangagaciro zacu no gukora ibintu mu bwitonzi n'ubunyangamugayo. Aba baramyi bazwiho gukunda gukora ibintu biteguwe neza, byujuje ubuziranenge ndetse byubahiriza indangagaciro zivuga butumwa. Bavuze ko iki cyemezo cyari ngombwa kugira ngo ubwitange, ubuhanga n'ubunyangamugayo bikomeze kuba ishingiro ry'ibikorwa byabo. Ngaho nawe mu nyumvire rero, iri tsinda ryabwiye abafana babo ko babashimira ku rukundo n'ubufatanye kandi ko babasaba imbabazi ku mpinduka zidasanzwe zabaye. Bati twifatanyije n'abafana bacu bose, abafatanyabikorwa n'abadushyigikiye bari biteguye kugira ngo dusabane nyine muri icyo gihe cyo kuramya, turamya cyangwa se dushimira Imana turi hamwe. Turabasaba imbabazi kandi dushima cyane uburyo mukomeje kudushyigikira no kudutega amatwi mu bihe nk'ibi. Abari bamaze kugura amatike bazayasubizwa amafaranga yabo binyuze ku rubuga rwemewe cyangwa ku bantu bayaguriyeho. Ibi bishatse kuvuga ko iki gitaramo ntikizigera kiba muri ibi bitaramo barimo. Iki gitaramo cyabusubitswe nyine burundu. Nubwo Winnipeg itazabona uyu mwanya wihariye wo gusangira indirimbo z'aba bombi Vestina na Dorcas, ntibihagaritse gahunda zose kubera ko MI Music yatangaje ko tariki 15 z'ukwezi kwa 10/2025 bazaririmba i Edmonton cyangwa se ahitwa Edmonton, naho ni hariya muri Canada, undi mujyi wa Canada. Aho ngaho muri Edmonton, aho niho bazafatanya n'abakunzi babo gukomeza kuramya. Mu magambo yuzuye ibyishimo, aba baramyi bagize bati nubwo tutazahurira i Winnipeg nk'uko twabiteganyaga, twishimiye gutangaza ko tuzabana n'umuryango wacu muri Edmonton. Turabatumira twese, muzaze rwose, muzaze gusingiza izina rya Yesu. Basoza itangazo bisunze amagambo yo muri Bibiliya aboneka mu Baroma 8, mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28. Bati
twizera ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Turashimira buri wese kubera amasengesho no kwihangana n'urukundo rutajegajega. N'amagambo abangaba MI Music, ndavuga Vestine na Dorcas, Irene ndetse n'abandi tuba tutazi bari inyuma y'iyi nzu y'umuziki ya MI Music. N'amagambo batangaje bavuga ko iki gitaramo bari bafitiye aho bita Winnipeg cyamaze gusubikwa bidasubirwaho. Hanyuma rero ibintu byakomeje gutangaza abantu benshi ni ibintu bijyanye n'uko aba bakobwa bahagaritse nyine iki gitaramo kubw'ikintu kivuga kiti twagendeye ku ndangagaciro zacu dusanga ibyo mukora ntibihwanye n'ibyo twe dukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko mu gihe ahangaha bari babatumiye bashobora kuba bakora ibintu nyine aba ba Vestine na Dorcas batemera, cyangwa se bakaba batumvikanye ku bintu by'amafaranga. Ariko ibintu by'amafaranga biragoranye cyane kubiha amanota ugereranyije n'ibintu byo kuba nyine bakora ibintu muri make bakora ibintu bitari ubunyangamugayo. Ndavuga iri torero bari bagiye gukoreraho byagaragaye ko ari abantu b'inkundamugayo, kubera ko Vestine na Dorcas na Irene bo bagaragaje ko ahangaha bo bakora ibintu bakurikije indangagaciro zo gukora ibintu mu bwitonzi ndetse n'ubunyangamugayo. Ubundi abantu bamenyereye aba ba Vestine na Dorcas ni abantu bakora ibitaramo by'Imana rwose, ni abantu bakora ibitaramo byo guhimbaza Imana, ibitaramo byiza rwose. Navuga ko biba byujuje ubuziranenge mu bijyanye no kuramya, ntabwo biba bishamikiyeho ibindi bintu by'umutima mubi cyangwa se ibintu by'imico mibi cyangwa se ibintu by'inkundamugayo. Wapi rwose, bo bakora ibitaramo bagendeye ko bari guhimbaza Imana bibavuye ku mutima. Aba bana bacu ni abakobwa bafite umutima, ntabwo ari babandi baza bihisha inyuma y'ibitaramo ariko bakora imico mibi inyuma ya kamera. Ni abana beza rwose. Rero ibi ngibi byakomeje gutungura abantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga. Noneho irindi jambo abantu bakomeje kugarukaho rikabatera n'urujijo, n'aya magambo ni imirongo batanze iboneka muri Bibiliya, nk'uboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28. nawe ujye kusoma wose uraza kumirwa. Bagize bati twizera ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Ngaho nawe wumve, bati twizera ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Ni ijambo rikomeye cyane rwose. Nakubwira iki rero? Nakubwira ngo ibyo ugomba kumenya, niba wari Winnipeg utegereza iki gitaramo, tegereza itike yawe. Ariko ikindi kintu wamenya nuko ibintu bijyanye n'igitaramo byo byamaze gusubikwa. Icyo washobora ni ugufata indege maze ukerekeza Edmonton ku itariki 15 tukazahurira twese tugiye mu bitaramo byujuje ubunyangamugayo, kubera ko aba bossi cyangwa se abakoranaga na Vestine na Dorcas mu bitaramo bizabera Winnipeg bamaze kugaragaza ikintu kitari cyiza cyatumye Vestine na Dorcas bisubiraho. Reka nkubwire ngo rero wakoze kubana nanjye muri ibi biganiro, dukomeza dusengera aba bakobwa Vestine na Dorcas kugira ngo urugendo rwabo rukomeze rugende neza kandi bakomeze guhimbaza Imana aho guhimbaza ibindi bintu bitari Imana. Ni ukuvuga ngo bajye mu bintu bagiyemo kandi bakomeze bagire indangagaciro z'abakobwa ndetse n'umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro ziranga abantu bakunda Imana. Hanyuma rero icyo nakubwira ni ugukora subscribe kuri iyi channel. Naho ngiye mwari kumwe banyita Ibel. Ahangaha usanze ibi byose ni kuri Mega TV Rwanda. Ciao, bye bye, naho ubutaha.